iyo ufite Yesu naho waba nta mafaranga ufite araguporotokora ukamusohoka iwanyu nyine wahura no musore mugenzi wawe bimeze bite ko tubona usa neza uri kuyaga nibyo avuga ngo Imana ikutegetse yes icurirana nico abandi baririra no kuvuga ngo wenda tukiri aho ngaho hari abasore benshi bifuza kugera kuri level ndiho kandi nanjye hari level ndi kuririra ndi kwifuza kugeraho no kuvuga ngo byanga byakunda iyo utekereje kurira ukavuga ngo nturatabazwa cyangwa se ngo uri mu bibazo uzatekereze ko hari umuntu uri kwifuza kugera ahantu ugeze ahantu uri noneho hari ukuntu nyambitekereza nkabona waratubeshye nta myaka 22 gusa ufite nka 30 none se tuzashireho indangamuntu base uvuga ntago ari umwana w'imyaka 22 nuko bangwa hari umuntu waratubeshye hari umuntu wigeze kumpamagara ariko ibintu uvuga koko nibyo aho amashuri yanjye yarangiriye abiri ya primaire nasenze Imana irambwira ati mwana wanjye ngiye kuguha ubwenge abandi batagira guhereza amagambo abandi batagira wiza abiri ya primaire foka kuva wabona zino mpano z'ubuhanuzi gusengera abantu ku bafite ibibazo bigiye bitandukanye hari imijugujugu wigeze uhura nayo iconzico David iconzico kabisa ijana ngiye kukubwira wowe ucyuzi iconzi ukuri kw'ijambo ry'Imana nawe wiyizi niyiziho ntashobora gukora ikosa Imana ntishobora kuvuga ikavuga ngo focus nzagutabara mu kwezi kwa mbere tariki iyi niyi bijya biba ngo yibesheho n'umunsi numwe ibintu byose urimo kumbaza nahuye nabyo noneho mpamagazwa n'abantu bafite nk'ibyo bibazo ni gute umuntu ashobora gusobanukirwa ko ijwi yumvise cyangwa se umuhanuzi umuhanuriye yego kijyo jwi riturutse iryo sezerano riturutse ku mero ni ahantu ruzingiye Imana yaturekeye igasa nk'ipfundikiye burya nza kwa focus manurira nkakubwira ibintu kwizera kwawe kugaba gucyo ukavuga ngo focus yarambeshe akaza kwa David ukajya kwa David ushobora kuba uri kunyura mu nzira yagutse Imana ishaka kinyura mu nzira ifunganye ukakira igisubizo cyangwa warayobye inzira Imana yarashaka kunyura hano ariho igisubizo cyawe kiri ukaba warayobye inzira yaho igisubizo cyawe kiri ariko icyo ngufasha turasenga Imana ikambwira icyo ngomba kukubwira noneho tuhite dukura dubwira Imana kite gikoreka noneho yamajije kumenya foromire Yes ni by'agacu kenshi gakomeye ku Daytamano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngewe nitwa David ninge mugiye kubana muri kigano nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus muri kuhabona umujene mutoya cyangwa se umusore mutoya Imana yagiriye neza umujene ugaragara neza Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi abantu bagiye bakunda mu bihe bitandukanye niba mwibuka neza mu minsi yashize twakoranye n'ikiganiro uyu munsi rero Imana yemeye ko twongera kuganira nawe nandi mahirwe n'undi mugisha wo kongera kuganira nawe hanyuma rero nko musanzwe mudukunda ntabatindeye cyane reka nakiri uyu mujeni w'imyaka 22 ikiganiro dukoranye ntago kimaze ibyumweru 2 aracyari muri 22 foka ndakwakiriye yego reka tutange n'isengesho ngo twiragize Imana ibyo turi buze kuvuga Imana ariyo ibituyoboramo Mana turagushimye tugushimiye ubuntu bwawe ineza yawe itarondoreka ineza yawe itagira umupaka reka kugira neza kwawe ni neza yawe ari byo bidukoresha nitwiyobore ahubwo tuyoborwe nawe imitima iguye umwuma imitima igukeneye kabone ko hari benshi bananiwe hari benshi barushe muri uru rugendo ariko icyo wadushiriyeho ni ukugira ngo dukomeze abananiwe abari mu bigeragezo tubafasha abari mu burwayi tubafashe gusenga no kukwinginga kubwo kugira ugira icyo uhindura reka muri aka kanya dukoresha iby'ubutwari ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru urakoze byiringiro byacu ni mu izina ryawe Yesu urakoze amen hanyuma nongeye kuguha ikaze n'akareba hano kuri Gonarike Plus yego twatangira ikiganiro cyacu neza reka banze ntanga amatangazo nk'abiri ku bantu badukurikira reka mbibiri banga iyo dusoje ikiganiro hamwe n'umukozi w'Imana dufata akanya tukamubaza nimero yiwe ku muntu wifuza kuba yasengana nawe akaza kumona ku buryo bworoshye bivuze ngo rero nukurikira ikiganiro cyose uraza kumvamo nimero y'umukozi w'Imana ikindi kintu nababwira niba ugenda ukunda ibiganiro tukugezaho ukaba utarakora subscribe
ukora subscribe usharinge ku nshuti zawe Yego. kuko bino biganiro byacu dukora ni ibiganiro usharinga cyangwa se usangiza umuntu ukunda. Umuntu Yego. udakunda ntago wakima kuko bino biganiro byacu biba birimo amagambo meza yurutse umutima, amagambo dukeneye mu gihe nk'iki. Hanyuma ikindi twemera nuko iyo twakoze amafuti twemera ko abantu bajya muri comment bakadukosora cyangwa se bakaduha ibitekerezo, ariko nanone n'abadushimira abo turabakira. Yego cyane. Abo bose turabakira, ujya muri comment ukandika comment cyangwa se ukandikirwa ubutumwa ukatubwira ati muzakosora iki cyangwa se ndabakunda cyangwa se mukomereza aho ngaho uko ubishaka niko wandika. Yego. Ugakorana like ugakunda ibiganiro byacu. Yego. Hanyuma reka nakiri uyu mujene Foka. Yego. Uragaragara neza. Dasa neza kabisa. Iyo Imana yagize neza iba yaragize neza. Nukuvuga ngo byanga byakunda. Hari icyerekezo cy'ubuzima. Ubwo nimba cyagihe twarahuraga hari ukuntu meze, ariko Yesu ntago yangeraho ngo nkomeze nse kwa kundi. Hari iki ishobora Imana ifite kuhita ihindura bikagaragara ko hari ikintu kirimo guhinduka. Ko ari Imana iri gukora. Yego. Ibanga ni irihe? Ibanga ni ugusenga. Ibanga ni ugusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kwizera Imana. Ubundi warangiza ukamara nko Focus yambaye kugakweto keza k'akamiroir, bavuga miroir. Yego. Aha, ku pantaro nziza, agakote, agashati k'umweru, agasakeza ntazi marike yayo. Ariko Yesu abatarakumenye. Abatarakumenye sa ntago nzi ahantu bari. Bafite agahinda gakomeye. Ariko gusa haracyari amahirwe k'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Yego. Nukuvuga ngo kuba utaramumenye ushobora kubona ko twebwe twabomoye hakaba hari ukundi kuntu dusa ukahita umwemerera ukamumenya, birashoboka ko ubuzima bwawe bwahinduka. Yego. Ku mwana muto yo gucya rwose akaba agaragara neza mu kuri kw'Imana. Niba namwe mudukurikiye mutwandikire, Focus ntago agaragara neza. Je nibaza nk'umuntu utazi Yesu, uri kwibata mu biyobyabwenge, mu nzoga, mu ndaya z'amafaranga yakamarira iyo ngiye, nibaza abayahata. Noneho njya nibaza nyine bijya n'ubuzima bubi, kubera ko icyambere iyo ufite Yesu naho waba nta mafaranga ufite araguporotokora ukamusohoka iwanyu, nyine wahura na musore mugenzi wawe bimeze bite ko tubona usa neza uri kuyaka. Yes. Wahura n'umudamu akubwira ati si wa mudamu uri kwisiga yahe mavuta, kandi hari ikibazo ufite kikuremereye kubera ko Imana iri kugukubita yegetseho ipfundikiye. Ntago ishaka ko abantu bakubonera ubusa, kandi abantu ikintu twaremanywe nacyo kuvuga. Yego cyane. Bo turavuga tukavuga n'ibitatureba n'ibitureba byose tukabihuriza hamwe byose tugasora hanze. Nukuvuga ngo ico tugomba gukora ntago nyine twebwe twamaje kumenya Yesu dushobora kugaragariza abantu akababaro ngo ko tubabaye, kubera ko uduhetse niwe aza akababaro dufite. Uduhetse niwe uza akababaro dufite. Yego. Akamenya ngo Focus hari ikintu akeneye. Ashobora kuzahura n'umuntu ujya mu mwuka akavuga ngo Focus nubwo yari ahagaze kuriya hari akandi kantabura kubera ko ari umpetse. Noneho ikintu kibabaje muri iki gihe, hari ikintu nabonye baravuze ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho. Yego. Ngo nta gahinda k'agasirimu burya kabaho. Uduhinda twose n'uduhinda. Waba utunze ibya mirenge ufite agahinda kawe. Waba uri umukene ufite agahinda kawe. Undi araza aravuga ati umva reka nkubwire David, icyo urirana nicyo abandi baririra. Icyo urirana nicyo abandi baririra. Ni ukuvuga ngo wenda tukiri aho ngaho hari abasore benshi bifuza kugera kuri level ndiho, kandi nanjye hari level ndi kuririra ndi kwifuza kugeraho. Ni ukuvuga ngo byanga byakunda iyo utekereje kurira ukavuga ngo nturatabazwa cyangwa se ngo uri mu bibazo, uzatekereze ko hari umuntu uri kwifuza kugera ahantu ugeze. Ahantu uri noneho ukuri kurara uriye hari uwaburaye. Yego. Unaraza rongera avuga ati mu buzima bwose wabucamo shima Imana ko yemeye ko ibyo bintu bikugeraho, kuko itabishaka ntibyakugeraho byaca n'ahandi. Reka nkubwire password noneho. Hako hari ibintu bijya bincanga nyine bikanyobera. Wowe Imana iri kuzana akantu gatuma
kakabazo kakageragezo kagutegurira igisubizo cyawe ugasakuza oya kubera ko ejo bundi nabwiye abantu ndababwira ngo uduhetse niwe ukwiye kwisobanura tureke kwisobanura mu kigeragezo kandi uduhetse ari we ukwiye kwisobanura nyine uri mu mugongo ngende mu mugongo w'Imana Imana kandi wantu unarisinzira uriturije yes nta kibazo nyine umunsi ndatera akageri nk'umubyeyi arakomanga avuge ngo najyanye akabiswi muri pochette cyangwa se urabiza umubyeyi ahaguruka mu rugo akitwa amata bombo biswi yes twose nyine turabiza umubyeyi kinyenze twafasha umwana mu gihe abantu b'ababyeyi nyine bari kubyumva cyane no kuvuga ngo byanga byakunda iyo umwana komanze mu mugongo umubyeyi ahita avuga ngo umwana hari ikintu asabye inzara yamugezemo akaba yakicara ahantu akamwonsa urugendo rugakomeza no kuvuga ngo byanga byakunda iyo duhetswe mu mugongo turataka Imana ikahita twumva kavuga ngo umwana wanjye focus aravuze kandi urugendo ni rurerure ntago turagerayo akavuga ngo shobora gukora aka kantu kamugaburire basi kugira urugendo dukomeze turugende iyo ngeze ahantu mu kibazo ndakwiye kuhita mbwira Imana ati Imana mubyeyi wanjye isobanure kubera ko umubyeyi yageze ku mupaka ntisobanura umwana hisobanura uhetse umwana ikibabaje abakristo b'iki gihe nuko bari kwisobanura kandi bakaza kwisobanura mu bintu by'ibigeragezo kubabona ibintu byabacanze abuyumva nukuza kwisobanura kurabayeho kandi uguhetse niwe ukwiye kwisobanura reka kwisobanurira abantu uko ubayeho ukuri kurara utariye oya hari ukuntu nyamitekereza nkabona waratubeshye nta myaka 22 gusa ufite nka 30 none se tuzashireho indangamuntu basi uvuga ntago ari umwana w'imyaka 22 nuko bangwa hari umuntu waratubeshye hari umuntu wigeze kumpamagara ariko ibintu uvuga koko nibyo ufite imyaka 22 noneho ikimenyimenyi ndabubwira ati rero noneho nagize amahirwe ampamagara nawe ari umunyamwuka ndavuga ati ntaribi wowe ubwo utemera ko ari byo wowe kabisa tukadusenge cyangwa tuganire basi tuganire ubikurure ubyiyegereze ageze aho nawe aravuga ngo ni ukuri kw'Imana ibintu wavuze ni ukuri 100% kandi abakeneye kudusura abazadusura amarangamuntu turayafite kuko urumva nk'amagambo bagusohokamo ntago ari umwana mutoya ntago ari umwana muto mu myaka 22 yego nyine aba ari umuntu nyine w'umujene yego aba ari mukuru ariko nanone hari urwiga batari yakageraho reka nkubwire rero David bone ngo mu myaka 22 kuva ngo mu myaka 18 kuya mu myaka 25 abantu bambabarire neza iyo ni imyaka y'ubugoryi ngote wamenye gufata umwanzuro ari ikintu cyanteye nyine gutekereza hari umuntu wavuze ngo imyaka ni imibare imyaka ni imibare ikindi cya kabiri ubwenge nubwo abantu bumva ngo ushobora kuba ufite amadoktora uri ubu wararangije amakaminuza ariko muri wowe nubwo wize nyine ariko nta bwenge karemano ufite bushobora kukubera abuna abantu babyumve neza tugiye hara ku ishuri tugiye gushaka ubumenyi tuba tugiye gushaka ako ntago tugiye gushaka ako no kuvuga ngo aho amashuri yanjye yarangiriye abiri ya primaire nasenze Imana irambwira ati mwana wanjye ngiye kuguha ubwenge abandi batagira guhereza amagambo abandi batagira abiri ya primaire abiri mu wa mbere primaire no mu wa kabiri narasimbutse ngiye kujya mu wa gatatu baranyirukana ngo sinasimbuka umwaka utarangiye ngombe birangira nyine hise ndivamo kugeza na nisa nta yandi mashuri ndiga bene da hari igihe umuntu abwira abantu nk'ibi bintu akagira ngo ni bya bindi byo kuri social media ngewe nararahiye ndavuga ngo ibi bintu nimbe mbijemo nshaka gukura abantu mu rujijo tumenye Yesu si Yesu dusura akatuganiza akatwereka ikibazo gisa nkaho gikomeye cyananiye abantu gutu uwo nguwo nyine nukubera iki kandi yaravuze ngo mugende
mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ubutumwa bubagereho. Yesu Ku bubagereho mashuri abiri ya focus ari kubwiriza abantu ubutumwa bukabajyana, akababwira ati Yesu agira neza, arakora, ubaye witwaye guki. Kwicazanya n'abakomeye nkaba nicaranye na David. Ubwo se ngewe cyangwa wowe? Reka tugisimbuke, reka tugisimbuke, reka tujye kuri iki ngiki. Hanyuma ubushize twakoranye ikiganiro cyandikira abantu bagikurikira ari benshi, cyafashije abantu benshi. Vuga cya kiganiro uko abantu bacyakira niko wari ubyiteze? Ntago ariko nari mbyiteze, kubera ko sinari nzi ko nshobora guhamagarwa bene kuri rev igeze hariya. Ariko icyo nakundiye Imana nuko abampamagaraga bose icyo baduhamagariraga bashaka, bisa nkaho Imana yadukoresheje ikadukoresha ibyo nanjye ntatekerezaga ko yankoresha. Utugezeho wese akatubonaho igisubizo, ubageza akabonaho igisubizo, akatubonaho igisubizo. Nicyo kintu cyanshimishije. Nkawe nk'umukozi w'Imana ushishikariza abantu ati mumenye Imana, mukunda Imana, umuntu Imana yahaye impano z'ubuhanuzi, ubu bifata ute cyangwa se iyo wirebye witekerezaho gute? Ni ukuvuga ngo icyo ntekereza, isaha n'isaha Yesu maje ndamutse mutakaje, ubundi agaciro mfite Imana yampaye ntago ari iyo kubyimba ngo numve ngo nagagaye, ngo numve ngo hari ikirere ndimo, oya, ahubwo ngomba kumenya ngo nihe ndi kuvomera. Mbese ahantu ndi kuvomera bimeze bite? Shobora kwirara nkibwira ko, kubera ko hari benshi, hari abakozi b'Imana, hari n'abahanuzi. Ubwo wowe bivuze ngo nta n'umunsi n'umwe wari wireba ngo witinye uvuga ati ariko Mana ngiye kubera iki wantoranyije kabisa. Mbwira Imana ati Mana wowe uhabwa icubahiro, wowe wakoze ibi ngibi. Isaha n'isaha icyo wampaye ushaka kucisubiza wacisubiza, nkakomeza nkongera nkaba focus usanzwe. Ubwo rero niyo mpamvu rimwe na rimwe gusa nshimira Imana nkavuga ngo Mana ndagushimye kubera ko wangize uw'agaciro, ukabona ko ndi umwizerwa, ukampereza ibyawe ngo mbibemo cyangwa se ukankoresha. Kandi buri muntu wese wakuganye yabonye neza y'Imana, yabonye neza y'Imana kabisa. Focus kino kintu reka tucyumve neza, reka tucyumve neza. Hano kuri Gonareke Plus hari abantu benshi badukurikiye bafite ibibazo bitandukanye, abafite ibibazo by'uburwayi, abafite ibibazo by'inyatsi, abafite ibibazo byo babona ko ubuzima bwabo bwarangiye. Mbese muri rusanga abantu turarushye. Bashobora kumva bose bakavuga ati bra ningira kwa Focus byanga byakuntari ikintu ndibukureyo, ndarwaye ndagerayo nkire, mfite ibibazo by'inyatsi ndagerayo inyatsi zigende. Urumva? Focus abantu nibakwirunda urabigenza gute? Icyambere ni ukuvuga ngo Imana yiduhaye umwuka, yaravuze ngo mbahaye umwuka wanjye kandi mbahaye umwuka w'ubwenge. Ushobora kuba muri icyo gihe ubimazemo, ushobora kuba waranahuye n'abandi bakozi b'Imana benshi cyane. Ariko Yesu yageze muri ba bagabo bari bamaze igihe kirekire barara baroba nta kintu bafata, ariko arababwira ngo muhindure urucundura, muhindure mufatire hariya. Nje nshobora kuguha formule nkakubwira noneho amakuru utaruzi. Nicyo ushobora gukora kugira amakuru utaruzi gute kandi ubuze situation urimo. Icyambere kubuze situation cyangwa ikibazo urimo. Ngiye ndabona ndi hano nta kibazo kindi kimibero mfite, ariko nawuze urubyaro. Wabuze urubyaro. Undi ari hari afite urubyaro ko yabuze cyamugaburira. Undi ari hari afite byose n'urubyaro rufite, ariko ubuzima buri kumusiga. Undi ari hari arakora ariko nta kinda bika. Icyambere kamanza kuganira nawe amenya ese aho werekeje niho uri mu bushake bw'Imana, nyine ahantu uhagaze niho Imana igushaka. Iyo wamajije kumenya, namaje kumenya aho umwanzi wanje ari gutera turuka, mba nabonye formule yo kumurwanya. Icyambere nuko nshobora kukubwira ngo hindura nyine icyerekezo. David, nshobora kuba ndi gusengera hano i Musanze, Imana idashaka ko ariho nsengera, ishaka ko mbi Kigali nsengera i Kigali. Urumva ngo none wewe mufashe ko umuntu nk'uwo. Icyambere ngufasha kumenya ubushake bw'Imana n'iki Imana igushakaho. Wamara kumenya Imana, wamara kumenya ubushake bw'Imana n'iki Imana igushakaho, ikahita iguhereza igisubizo cyawe umaze iminsi warasengeye cyarananiranye.
yes kubera ko hari igihe umuntu asaba urugero nshobora gusaba ko ndi gushaka gukira Imana ikabona ko muri uko gukira uburwayi kwanjye mbese Imana ibifitemo inyungu nukira uburwayi Imana irabifitemo inyungu irabifitemo inyungu Imana ni gukiza mbese hari amashimwe ushobora kuzatambutsa umuntu wari warananiwe gukizwa agakizwa kubera ishimwe watambukije ko Imana yaguhaye urubyaro umaze imyaka 12 utabyara imyaka 10 utabyara imyaka 5 utabyara ikamanza ikabikontorora yamara kubona ko kwizera kwawe kurenze n'amashimwe ko bango Imana we ikabona ko hari ikintu uzakora kigatuma abantu bihera ko bahimbaza Imana formire ni imwe nuko cyambere ushobora kuguhereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora kubyitwaramo kumenya ubushake bw'Imana kuri wowe kubera ko nshobora gushaka kugura imodoka Imana ishaka ko ngura moto urumva ngiye nshaka kugura imodoka bivuze ngo umuntu ukugana wese uhita umubwira ati kata muri uyu murongo jya hano mbese bivuge neza kugira ngo abantu babyumva pana kubicisha kure kugira ngo abantu babisobanukirwe neza icyambere ntago nshaka sibyo reka tubanze twumve kino kintu gisubize neza watubwiye ibintu byinshi pe twabyumvise tubwire umuntu uri buze kukuvugisha uramufasha iki uramufasha ati jya hano amahirwe yawe ari hano cyangwa se urakira cyangwa nyine bitubwire neza apana guca kure icyambere ndamufasha kumenya ikibazo amazemo iminsi impamvu canze gusubizwa nimara kumufasha icyo kibazo impamvu ikibazo amazemo iminsi canze gusubiza ubiye dusubize ngenda ndashaka ngo dusubize neza pana guca ku ruhande ugati ugize kumusobanurira uramufasha kumenya ikibazo afite amazemo iminsi impamvu canze gusubiza yego noneho tuhite dukura dubwira Imana kite gikoreka noneho yamajije kumenya formire kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo hari inzira ebyiri hari inzira ifunganye n'inzira yagutse ushobora kuba uri kunyura mu nzira yagutse Imana ishaka kinyura mu nzira ifunganye ukakira igisubizo cyangwa warayobye inzira Imana yarashaka kunyura hano ariho igisubizo cyawe kiri ukaba warayobye inzira yaho igisubizo cyawe kiri ariko icyo ngufasha turasenga Imana ikambwira icyo ngomba kukubwira kinzira ushobora kuba wayarayo foka nyine impamvu we namambaje kino kintu kino kintu nkibajije nkibazanya gahinda kenshi kuko hari abantu hano hanze dufite ibibazo nawe urambwira gute umuntu yashatse umugabo afite imyaka 20 ari kubana n'umugabo we mu nzu n'umugabo afite imyaka 20 n'umugore we mu nzu ariko urubyaro rwaranze urambwira ngo uwo muntu uraza kumubwira gute ati ikibazo cyawe cyatinze gukemuka ngo ubone umwana none se kamubaze Sara yamaze imyaka ingahe Sara yamaze imyaka myinshi nta rubyara abona icyambere ikibazo cyari umugabo we ikibazo cyari we nta kibazo na kimwe bari bafite kandi Yesu ajya gukiza wa murwayi wari umaze igihe ahumye abantu baramubazaga ate ese ni icyaha cyakozwe n'ababyeyi be arabasubiza ngo ni ukugira imirimo y'Imana yerekaniwe mu bantu ushobora kuba igihe umaze urwo rubyaro utarubona kubera ko igihe umaze udasubizwa byo ntabwo bihungabanya Imana ahubwo Imana yo isaha yayo iyigeze irakora ku saha y'Imana n'igihe cyayo cy'Imana iyo kigeze nta muntu ushobora kugisubiza inyuma cyane ushobora kumara imyaka 5 imyaka 10 nyina ariko Imana nyine bishaka kumenya David nshobora kuba muri ico kigeragezo abantu barandoze ariko ntaza amakuru ko bakuruze none se umpamagaye nkaguha amakuru y'igitera icyo kibazo ko bakuruze yes nshobora kuba mu kibazo barandoze cyangwa nkaba mu kibazo ari ubushake bw'Imana kubanyine kavuge neza yego sibyo yego kugira ngo abantu bataza kuguhamagara ntubabwire ibibazo byabo n'ukuri kw'Imana ngiye mvuze kino kintu nkivugana gahinda ko abantu bararemerewe hari umuntu ushaka kumenya amakuru kubera iki ngiyewe muri hahandi hamwe hadahinduka niba guhamaga abantu bari kubana benshi buri wese amubwira ikibazo afite itonde noneho n'icyabiteye itonde nkubwire noneho n'ikindi kintu manzi twemerera apana kumbwira ati manzi umbwire iki okay nukuvuga ngo byanga uri bumpamagare wese wari wese ngomba kumuha icyerekezo cy'ikibazo ciwe ahantu cyahagarariye
n'impamvu cyahagaze. Yes, n'uburyo kizakemuka. n'uburyo kizakemuka biroroshe, ni formule, ni biroroshe cyane. Formule ni iyihe? Formule ya mbere cyambere yaravuze ngo wa mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, buri muntu wese yemerewe kwigererayo. Icyambere aravuga unyizera agakora ibyo gukiranuka. Unyizera, umva kantu tuvuga, uwizera Imana agakora ibyo gukiranuka, yamuhaye ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Mbese ushobora kuba uri muri icyo kibazo waramaje gusobanukirwa ko uri umwana w'Imana. Aho niho tugomba gufungira kumenya. None se nimba uri mu kibazo utarasobanukirwa ko uri umwana w'Imana, biragoye icyo kibazo kugisohokamo, kubera ko umubyeyi umubyeyi wanjye ashobora kukumenyera iniforome n'amashuri yose ugomba kwiga, kubera ko azi ikibazo ufite, ari umubyeyi wawe. Mu gihe utarizera uwo mwami ngo umwemere nk'umwami Yesu w'umukiza w'ubugingo bwawe, ko ari umubyeyi wawe, kagomba kumenya uko ugomba kwiga, agomba kumenya uko ugomba kugira abana, nyine urubyaro byose n'ikibazo umazemo iminsi ic'uburwayi. Ariga umubyeyi wawe yakwifuza kuba mu buzima buhora hasi se? Subiza. Oya, ntago bibaho. Imana yaravuze ngo kuki abana bacu badusaba, babasaba imigati, umwana wawe kagusaba umugati wamuhibuye, iyo agusabye umugati wamuhibuye. Nzabura ute guhereza ubwoko bwanjye n'abana banjye ibyo bifuza, ibyo bansaba amanywa na nijoro? Yego, impamvu yarabivuze ni iki? Yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe umunsange ndabaruhura. Yego, byanga byakunda iyo tumusanze turushe turemerewe, twaramenye neza formule yica Imana idushakaho, agomba turuhure rero. None se urugero, hari abantu basa nkaho bampamagaye kuri cya kiganiro, yego, kimwe twakoranye ubushize, hite nguha formule nyine. Umumama umwe arampamagara arambwira ngo narakubonye ibintu wari urimo kuvuga binkora ahantu, yego, ariko umugabo wanjye ntashobora kumva ndi kuvugana n'umukozi w'Imana ngo angwa amahoro. Ndamubwira ati ni iyihe mpamvu? Ati nuko yahuye n'abakozi b'Imana benshi bamubwira ngo Imana iravuze mu kibazo tumazemo igihe cye, umugabo we rimwe na rimwe agatakaza n'amafaranga. Uwo mugabo akaba yicaranye amasezerano y'amahuri atazasohora, y'abantu yahuye nabo bakamubwira ko Imana ivuze kandi itavuze. Kariko kantu njya mfungiraho abantu, arabwira ati rero ngewe narakubonye, umutima unyemeza kuvugana nawe, kandi numva ko nituvugana hari ikintu Imana iri bukore. Ndamubwira ati formule ya mbere, ariko wari uzi ko hari imbaraga wifite mutazi? Wari uzi ko Yesu ajya ku musaraba, twese yatubambiwe ku musaraba, ari twe yapfiriye? Ko yavuze ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa. Utekereza ko kari focus ukwiriye gukomanga wenyine? Ni rero ugomba kureba igituma ukomanga ntukingurirwe. Ni iki gituma nsaba simpabwe? Mbese ni iki gituma nkomanga umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa gatanu sinkingurirwe? Ni igiki? Iyo wamaje kukimenya rero, yego, biroroshe gukomanga ugakingurirwa. Yego, turasengana. Arambwira ati uhereye uyu munsi numvise ko hari ikintu nakiriye, kandi nta formule nyinshi. Imana yambwiraga kumubwira ari ubuhanuzi bunyuzemo nk'abumuha, akambwira ati icyo umbwira ni ukuri 100%, kandi ntagiye kure ya Bibiliya. Nkakubwira ikintu nkahita nkubwira ati haranditswe ngo nidusabe tuzahabwa, nidukomange tuzakingurirwa. Haranditswe ngo yemwe abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Nudafite ifeza cyangwa ibindi biguze, Imana ijya gutabara Ebudodomu, yamutabaye ute? Icyo kibazo tukibaza. Nukuri David, hari ibintu nyine bijya bintangaza, nkavuga ngo se kuba tumaze igihe mu kigeragezo nuko tutarasobanukirwa. Nkasanga ko hari ahantu nyine Satani yatuboheye, adashaka ko tuva, adashaka ko tumenya, kubera ko yamaje ari kubona ko nitumara kumenya turahita dusohoka mu kibazo. Imana ijya gutabara Ebudodomu, byagenze bite? Yafashe isanduku y'isezerano.
iyo sanduka y'isezerano uza abantu yagezeho ikabica, uza abantu yazengurutse. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari kukureba bakavuga ngo naho wapfa. Itonde aho hantu tuhatinde kubera ko hari hica Imana ishaka. Hari abantu bari kuvuga ngo runaka naho yapfa runaka yabuze urubyaro kandi nitwe twabigizemo uruhare. Kuba runaka adafata ngo bifatike, adacuruza ngo byemere, ni inyatsi agenda nazo zatewe n'abantu. Dodomo kugira isanduka y'isezerano imugereho nuko Imana yabonaga ko iriya sanduka y'isezerano ikwiriye umukozi wayo, umwana wayo Dodomo, kugira ngo atabarwe. Bajya kuyohereza baravuze ngo hari akagabo kari hepfo naho kapfa muri iki gihugu, naho muri uyu muryango kapfa kakabura ntacyo kamaze. Baravuga turabona imiryango yacu igiye kushira, mujyanire Dodomo apfe n'abana be biwe. Kubera iki? Muri we bari bamufitiye ishari, bumva ko naho yava mu gihugu ntacyo bimaze. Ushobora kuba uri mu muryango abantu batari kwifuza ko wabaho, abantu batari kwifuza nyine ko uburwayi urimo butakira wapfa. Byanga byakunda muri icyo kibazo urimo, hafi yawe hari igisubizo. Kubera ko Imana nyine yaravuze ngo aho isanduka y'isezerano ikwiye kugera aho ariho hose igomba guhitana umuntu mu gihe igisubizo kitaragera ku wo nshaka. Hari amasengesho akenewe, hari ukwizera kwawe gukenewe, igisubizo abantu bawe, abantu bafite igisubizo cyawe, Imana ikababuza amahoro kikakugeraho. Yego, byagenze biteze. Dodomo isanduka y'isezerano yamugezeho, ubuzima burahinduka. Abantu nyine bari bazi ko nta kintu azigezaho, ibintu birahinduka. Yego, abantu banyihanganire. Foka, kuva wabona zino mpano z'ubuhanuzi, gusengera abantu ku bafite ibibazo bigiye bitandukanye, hari imijugujugu wigeze uhura nayo? David, irenze mbese ni ukuvuga ngo nimba ari n'intambara ndwana umunsi ku wundi, kurusha uko nari ntarahabwa impano nyinshi. Nyine gucya uhanurira abantu ukababwira nk'uko watubwiye ati ni ukubera iki kintu cyagutinze, ukamenya impamvu, ukavuga ati ubigenje gutya byagenda neza. Imijugujugu wagiye uhura nayo? Icya mbere, Satani we amenya, aratureba akabona ko twapfunduye nyine umugozi usa nkaho wari uziritse ibyacu, akazana amafamiye, imiryango apana bakure, baguca intege. Nk'ejo bundi nahamagaye umuntu mukuru wanjye, nta kabazo katari garave nari ngize, navuga ati mpereza nk'aya amafaranga ngahe. Arambwira ati ariko ibintu by'Imana ubamo bizagusaza. Kubera iki? Iyo yose ni imijuguju nyine. Abate ukagenda mu muhanda ukavuga ngo mbese ko ndi umwana w'Imana, ko hari ibintu byinshi nkora kubw'umugambi w'Imana, kuki ndi guhura n'ibi bigeragezo? Ariko kwizera ngewe mfite, menya ko ikigeragezo mpuye naco kigiye gutuma ninjira mu gisubizo. Kubera ko twahuye n'abatwanga, duhura n'abatubwira ko nyine ibyo turimo nyine tutabizi. Ibyo nyibi umuntu akaguhamagara akakubwira ati ibintu uvuga si byo, kandi wowe n'Imana yawe muziranye 100%, muziranye 100%. Nuko baba byanga byakunda muri uyu murimo tuzagira abatuvuga neza, tugere n'abatuvuga nabi. Ahubwo no kumenya ngo iyo ntambara urayirwana gute. Hari uwo twigeze kugana namwe ngara ahantu yagiye guhanura bamwirukangaho, baranamutera amabuye. Yesu urabyibuka ko hari ahantu yajyaga kuvuga ubu butumwa abantu bakamwamagana cyane, bakanamutera amabuye, kandi ari umwana w'Imana. None se wowe uri iki? Ngewe ndi iki ku buryo nyine? Kandi yaravuga ngo bizaba byiza tuvuga batuziza ubutumwa bwiza bw'Imana. Iyo umuntu akantuka cyangwa akambwira nabi akantera amabuye, anziza ukuri kw'ijambo ry'Imana kundimo. Yego. Hanyuma usobanura ute ku muntu wumva ko amasezerano ye yatinze? Sobanura ito ku muntu wumva ko amasezerano ye yatinze. Ikintu mbisobanuriraho, umuntu wicara akavuga ati Mana ko kuba iki wampaye isezerano rikaba ryaratinze gusora, Mana ko byagenze gutya, umuri iki
akitotombera Imana akavuga ati kuki wabimbwiye none nkaba mbona nk'ingumye mu butayu. none se Imana yaramubwiye ngo mwana wanjye ndagutabaye nzagutabara kuri iyi tariki kuri uku kwezi. Hari nabo babihanurira. Abo babihanurira ico nzico David ico nzico kabisa ijana kwi ngiye kukubwira ico nzi ukuri kw'ijambo ry'Imana nawe wiyizi niyiziho ntashobora gukora ikosa. Imana ntishobora kuvuga ikavuga ngo focus nzagutabara mu kwezi kwa mbere tariki iyi niyi bijya biba ngo yibesheho n'umunsi numwe ngo yibesheho n'umunsi numwe David isaha yayo ihora ari nyine igihe cyayo gihora ari igihe ntishobora kwibesha David uko nukuri ngo none bano bantu bitotombera Imana akavuga ati amasezerano waduhaye tukaba tukiri mu butayu bite bizarangira gute. Ikintu nababwira rero ni ukubaza amakuru no kumenya ko iryo sezerano yahawe ryaturutse ku Mana cyane. Hari akuntu umuntu ashobora kwakira n'amasezerano adatutse ku Mana nibyo ndabyemera. Yes. Habwo tuba tugomba kumenya gute. Icyambere mu bintu ndatekereza ukiriya kiganiro cyakuzagasha kubera ko ibintu byose urimo kumbaza nahuye nabyo noneho mpamagazwa n'abantu bafite nk'ibyo bibazo. Ni gute umuntu ashobora gusobanukirwa ko ijwi yumvise cyangwa se umuhanuzi umuhanuriye yego kiryo jwi riturutse iryo sezerano riturutse ku Mana. Naho ngaho ngiye naho ngaho tugiye bikariye cyangwa se ngiye gukura bigoraniye. Bibiliya ivuga ko mu gihe cy'imperuka hazagwira abahanuzi b'ibinyoma n'abukuri. Biragoye gusobanukirwa umuhanuzi w'ukuri n'uw'ikinyoma udasoma ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri nguhe n'urundi rugero rworoshe n'abandi bose bari bwumve. Adamu na Eva bajya gukora icyaha muri Edeni. Imana yarababwiye ati bana banjye nuko mubayeho neza, ibi byose murabyemerewe, ubu buzima bwiza murabwemerewe. Wumva ahantu nyine abantu nyine bagwiriye cyangwa se bituma impamvu bimwe na rimwe byagoranye mu buzima bwacu. Imana irababwira ati ariko kubera ko mbakunda yego iki giti ndakibabujije kubera ko si ciza. Imana ni umubyeyi yego irabakunda kandi David bari babayeho neza mu rwego rwo hejuru. Ariko Satani ikindi cya kabiri mbwire n'abantu mwari muzi ko Satani nawe yabaga muri Edeni yabanaga na Adamu na Eva. Oya habagamo abantu babiri, habagamo Adamu na Eva muri Edeni, habagamo Adamu na Eva. Nuko Satani aza aturutse ku isi aturutse sinzaho yaraturutse ariko ntabwo yabaga muri Edeni kuko muri Bibiliya ntabwo handitse ko yabaga muri Edeni. Turemerekanyaho ko Satani yarasanze muri Edeni. Satani ariko turemerekanyaho ko Satani atari inzoka. Atari inzoka. Satani yari iki? Satani yaje mu ishusho y'inzoka. Itonde yahindutse inzoka kubw'ubuvume n'Imana yari imaje kumuvuma. Kubera ko yaravuze uhereye aka kanya uzagenda ukurutisha inda uzatungwa n'umukungugu. Sibyo? Aramubwira ati kandi ikindi cya kabiri uyu mwana w'umuntu ukoresheje icyaha niwe uzaheraho gukandagira ku mutwe. Wenda reka ibyo tuse nk'ababyihoreye dushaka ikintu nyine nashakaga kugeraho. Ni ukuvuga ngo Satani yaraje abwira Eva abango mbese gute nyine Eva asa nk'umuntu uhishuye nyine umenya ibanga. Password yiwe n'icyo ashobora gufunguza abahaye Satani urwaho. Muri kiganiro bagiranye yamuhaye formule y'ukuntu kose babaye. Yari umunyabwenge kandi yari umwamarayika ukomeye mu ijuru. Yego. Araba ariko waruzi n'ikindi. Imana yashatse kugira mudasa nayo mutabona ubwiza bwayo. Ico nashakaga. Kubera kwizera guke. Eva Adamu na Eva batizeraga Imana. Bituma bajya ku giti Imana yababujije. Bumva ko ibyo Satani ababwiye ari ukuri. Kubera ko iyo baba bafite kwizera bari kubwira ati Satani we Imana yacu iradukunda kandi turayizera ko yatubwije ukuri. Ariko kubera kwizera kwabo gukeya byatumye
bajya ku giti Imana yababujije. Ikindi cya nyuma nsogerezaho tugakomeza ku yindi tape. Imana iza gushaka Adamu ivuga ngo Adamu urihe, yari iyobewe ahantu yari. Yari iyobeye ahantu hari. Yari ahabonaga mu buryo bwayo. Itonde rero nkubwire inshuti yanjye, ikibazo urimo n'ikigeragezo urimo Imana irakizi. Iza ahantu uri, iza ahantu uboheye. Hakenewe iki rero kugira ubohoke? Yego. Yaje iri guhamagara ngo Adamu urihe. Kubwo kugira ngo Adamu azavuge ngo Mana we, nciye bugufi nakoze icyaha, njya kuri cya giti wambujije. Nicyo kintu Imana yari ikeneye, kubera ko cyonyine gusa nicyo kintu Imana yari ikeneye. Kumva Adamu avuga ngo nciye bugufi, nk'umwana nyine wakosheje, akavuga ngo nciye bugufi, Mana we nakoze icyaha, njya kuri cya giti wambujije, mbabarira. Ariko yahise agaragaza ko Imana ariyo nyiramakosa. Ni wa mugore wampaye, ni wanshutse, ni wowe wanshutse. Ariko ni nako, ni nako impamvu ari nako, ni nako byari biri. Nuko nyine abantu tutabura ibyisobanuro byireguzo bidafatika, ariko niko byari biri. Ni nako byari biri. Eva nawe ni ya nzoka yanshutse. Bose nyine bari bafite ukwisobanura. Reka ngwize kuri David, muri buno buzima tubayemo busanzwe, tumeze nka Adamu na Eva. Twebwe muri ubu buzima tubayemo, umuntu ari gukora ikintu, ari kugwa mu kintu, akazana ubwisobanuro, kandi Imana ikikeneye ni kimwe gusa, ni uguca bugufi, kwemerera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akahita afungura ibyawe bimaze igihe bifunze. Ndatekereza ko ubu nyine wasobanukiwe. Nje nasobanukiye ku ruhande rwanjye, ahubwo ndibaza abantu badukurikiye nabo basobanukiwe. Mwabyumvise neza? Bazatubwira kabisa. Bazatubwira. Kuko uyu mujene turi kubona hano imbere yacu, uko ndi kubibona niko na yaratubeshye. Turi gukomeza kuganira nawe. Hanyuma fuka, niki wabwira abantu bumva batakaje Imana icyizere? Noneho igame tugere kuri ako kantu, itone tugere kuri ako kantu. Abantu bumva baratakaje Imana icyizere. Mbere ntarafata icyerekezo. Kiri marine, kiri hahandi, ntarafata umwanzuro wo kubivamo. Ubuzima bwanjye bwari bukiri hahandi. Ariko igihe nafatiye umwanzuro, nkagirira Imana icyizere, nkayizera, nkavuga ngo Mana, ubu buzima ndiho bugomba guhinduka. Byahereye ko hamwe no gusenga no kugwa mu cyaha, nkabwira Imana ati Mana, ndi umunyantege nkeya, njyewe ntacyo nashobora ntagufite, nsubizamo imbaraga mbase gushobora uru rugendo. Ubuzima bwose buhinduka bwa buri munsi, nuko mba nemereye Imana, nkayigirira icyizere. Kandi mu bantu Imana yakijije bose yavuga ngo genda kwizera kwawe kuragukijije. Hari umuntu yavuze ngo genda gusenga kwawe kuragukijije se? Mbwira aho byanditse muri Bibiliya. Ako yaravuze kwizera kwawe kuragukijije. Bivuze ngo igihe dusenga menshi ko tudafite kwizera, ugasanga uyu munsi turi kwa fokasi, ejo turi kwa kanaka, ejo turi kwa kanaka, hose turi gushaka kureba ko niba twumva ko iby'Imana yavuze kuri twebwe ari ikintu kimwe, ko bose bagihuriraho. Ni ahantu rero, ni ahantu ruzingiye Imana yaturekeye, igasa nk'ipfundikiye. Gutya nza kwa fokasi manurira nkakubwira ibintu. Kwizera kwawe kugaba gucyo, ukavuga ngo fokasi yarambeshe, akaza kwa David, ukajya kwa David, ukajya kwa Theoneste, yes, ukajya kwa Theoje, yes, nuko aba kwa Eric na Mariko, yes, ukava ukajya kwa Benita, yes. Imana izakureka ushaka kugira ngo umenye niba ibyo koko bose barabihurizaho. Imana ukagenda ukavaneka nje kuri Ndabirambiwe, ukava kuri Ndabirambiwe bakakubwira, ukajya kuri Sedog, ukajya mu bisate. Imana nyine iri kukureba, ikabona kwizera kwawe kwarabuze. Hasi ubu n'abantu tubiterwa n'iki? Kutizera koko. Kandi n'akantu gato kwizera Imana igakora imirimo. Uzi impamvu se? Satani kubera ko yamaje kubona ko ariyo password, ifatiraho abantu, ifatira nyine ishobora gufungura ubuzima bwanjye, ikibazo nkakivamo. Iratwihebesha. David nkahita ngira ikibazo, nkavuga ngo mbese Imana iranze,
si Imana we warandemye. Nkagira ikibazo cy'uburwayi nkavuga ngo Mana we uranze, nkirukira ku nshuti zanjye nkirukira ku bavandimwe bikanga. Kandi noneho David, hari n'ikindi kintu nabonye. Umuntu baze kutwandikira muri comment batubwire uko bari buze kubyumva. Yego, batubwire uko bari buze kubyumva. David, uyu munsi ngize ikibazo c'amafaranga 100,000 cyangwa se 200,000, ahita mfata umwanzuro, nta muntu ndavugana nawe, ahita nsenga amasengesho y'iminsi 2, kwizera kwanjye nkakuzamura, nkavuga ngo Mana we, mbere yuko mfite papa ukomeye ufite amafaranga arenze nayo ngayo, mfite n'inshuti zirenze z'aba diaspora, ibyo nkahita mbirenza amaso nkaba mbyihoreye, nkapfukama nkasenga Imana nkavuga ngo Mana, iki kibazo ni wowe nkizaniye, ndakurahiye iyo forumire iyi habaye, ukagira ikibazo kamanza kwirukira kusumba byose, utanga ubuzima, uzasenga uve muri ayo masengesho, kwizera kwawe kuri hejuru, uhamagara umuntu mubwira ati mfite ikibazo, uhamagara abantu 3 4 batarakemura ikibazo cyawe, uzavuga ngo focus ibintu ari kuvuga ntago ari byo yaratubeshye, ariko ikibazo gihari turi kugera mu kibazo nkakwirukiraho, ntarirukira ku Mana. Njewe nagira ikibazo nkahita mvuga ati mfite inshuti focus kandi ufite amafaranga, dore ko Imana yamugiriye neza, arankemuriye ikibazo. Yewe wewe noneho uhuye ngo manze ngiye nirukage ku Mana ati Mana ko mfite iki kibazo, mbikore nyobora ku muntu wa nyawe. Ni ukuvuga ngo Imana yo iyo nyine wayibanjije nayo ntishobora kugukoza isoni, uko niko kuri. Foka, ubona umukristo w'uyu munsi ahagaze ate? Icyambere umukristo w'uyu munsi, umukristo w'uyu munsi ubirimo neza, ubona ahagaze ate? Ubirimo neza nuko ikigeragezo kimugeraho, agasenga Imana, abwira Imana ati Mana, imbaraga zo kubana n'iki kigeragezo, nyuma y'ikigeragezo hari igisubizo. Kubera ko Theo yararirimbye ngo ikigeragezo si karande kandi si n'umurage, si umugabane wagabanye ngo ibyago bikoga nyine bikubeho. Umukristo nuvuga ngo ngiriwe amahirwe kubera ko ndi mu nzu y'Imana. Kandi David, hari ikindi kintu njya nkunda kugarukaho, numara igihe mu nzu y'Imana utageragezwa, udahura n'ibibazo, uzasubire gusenga, nta Mana uzaba uri gusenga, ntayo kabisa. Wowe iki? Numara igihe mu nzu y'Imana usenga utageragezwa, ubona buri kantu kose ukabona, uzamenye ko iyo Mana uri gusenga atari Imana ya Isiraheli na Yakobo na Isaka. Kubera ko Dawidi ajya kuba umwami, yabanje kunyura kugira abo mwami mu ishyamba mu kuragira intama, akangwa na mukasi. Ako noneho je hari ibintu nyine bijya bintangaza, ariko kubera ko Imana yabonaga umuntu uri mu ishyamba ari uw'ingenzi, ikamubonamo ko hari uw'ingenzi, yirinda kumutakaza, intare ntizamujya, ibisimba ntibyamujya, ikomeza imurindira mu kigeragezo, imurindira hakujya iyo ngiyo. Niyo mpamvu umukristo uri mu kigeragezo, uri mu ntambara, Imana imufitemo inyungu, hari ikizamukoresha. Ushobora gukora impanuka, ushobora kurwara imyaka 10, 30 ntupfe. Tugaruke, hari umurwayi wari ku kidendeze, yari ahamaze igihe kirekire, imyaka 38, no gupfa yaragomba gupfa, kubera ko Imana yamubonaga. Hari abantu bahita bavuga ngo ikidendeze bura ngo ni amazi bijugunyamo bwite, abantu batabyumva neza, ariko bamwisi umwuka igiye kora cya kidendeze bavuga ni ikigeragezo yari afite muri iyo minsi, cyaranze gukemuka, abandi bajya gukubakwa akantu gatoya bikahita bikunda, we yagerageza gukora nk'ibyo abandi bakoze bikanga. Navuganye n'umuntu arambwira ngo maze imyaka myinshi mu gihugu cyo hanze, kandi abantu bazi ngo kibagama amafaranga, mazemo hafi imyaka 15 aho ngaho, umuntu araza amaze umwaka umwe,
nkabona iterambere riragutse ahamaze umwaka umwe kandi dukorana n'akazi kamwe dukora bimwe ariko nje byaranze buriya none ni ikidendezi kimwegereye ni ikidendezi kimwegereye abandi bari kujugunywamo bagakira ariko we yareba hirya no hino akabura bikanga yes buriya abantu bazi kubikurura neza buriya abantu bahita bumva kumva kandi cyari ikidendezi cy'amazi oya ubwo cyari ikigeragezo nico kidendezi umazemo iminsi ni uburwayi ni ubukene ni inyatsi nico kidendezi tuvuga yego ariko Yesu ahageze asanga uwo murwayi ananiwe cyane aramubaza ati kakandi navuze Yesu ufite kwizera kakandi navuze David ese aramubaza ati Yesu ufite kwizera fuka ufite kwizera ewe gatata nabura kwizera nashaka nkahita mpfa kubera ko nibwo kwizera mu bantu Imana yakoresheje ibitangaza nuko kwizera kwabo kari kurenze aramubwira ngo fata uburiri bwawe witaye kubera ko maje kubona ko kwizera kwiwe cyane hanyuma fuka turi kujya ku musozi w'ikiganiro cacu kuko tugeze kure ndashaka ko kino kiganiro kiza kuba kigufiya kugira ngo tuze kubohora abantu baba badukurikiye bari mu bitaro badukurikiye batwaye imodoka babanje guparika ku ruhande hari n'abantu badukurikiye baryamye bashaka ngo bahaguruke bagire utundi tuntu bakora hari n'abantu baba badukurikiye b'abakozi bo mu rugo abantu b'abakozi mu rugo ngenda nabubaha cyane umuntu w'umukozi wo mu rugo ndamwubaha n'umuntu nasanga ari gutuka umukozi wo mu rugo uwo muntu yaba amemukiye cyane baba bafite akazi bari gukora akavuga ati reka nshyire hariya ariko nanone nari guteka nabo tushaka ngo tuze kubabohora hari umuntu wambwiye ngo arambwira ngo nusuzugura uzasuzugura umuntu wamaje kuvamo umwuka naho umukozi wo mu rugo nyine nawe yewe respect kabisa muri abantu b'ingenzi kuri twebwe ndetse no ku muryango wanyu no ku gihugu umukozi wo mu rugo n'uw'agaciro cyane baba badukurikiye basebuje bashaka se bamabuje baba basigiye akazi ariko bakaba baparitse kugira ngo babanze bakurikira ibiganiro bya Gonarike Plus yego kugira ngo tse kubabohora fuka niki kintu tinya gukora muri isi ya rurema nukuvuga ngo ikintu ntinya gukora ni kimwe yego kuri iyi si ya rurema kabisa utinya gukora iki icyambere buriya Paulo niwe wavuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere ikintu ntinya ni ukuba mu buzima ntameranye neza n'Imana kuba mu buzima ufite ibyaha subwo muri rusange utinya gukora icyaha focus wagiye unshisha kare kuva unshisha kure kubeka wagiye unshisha kure ni ukuvuga ngo oya ntukajye unshisha kure impamvu ushobora kuvuga ngo utinya gukora icyaha umuntu akakubwira ngo mbese ngo n'umukiranutsi ngo bwira 17 aho biragoye impamvu ngo ucisha kure no kugira ngo mpereze abantu foromo oya umvaranye ko numba bishaka kandi abantu badukurikiye baza kubyumva neza ngewe nshaka kwita ngo baza niki utinya gukora icyaha we nukabona kambye ati Paulo yaravuze ngo sibyo ariko wavuze ati ntinya gukora icyaha kabisa no kuvuga ngo muri iyi si ya rurema kuko ndiko kubaza ukabanza ukacisha nabimenye kuva ikiganiro cyatanga ngo atwe kuncisha kure ariko ntinya gukora icyaha kubera ko icyaha kirimo ibintu byinshi hari uguhemukira umuntu nyine ni byinshi nyine icyaha nyine uracyumva icyaha cyitwa icyaha ariko gikubiyemo ibintu byinshi birenze cyane nkubizi isaha impamvu nyine mbikubwira David nshobora gukora ikosa ryo kuryamana n'umukobwa utujuje imyaka y'ubukure bakankubita 25 muri gereza kandi byibura uwo mukobwa twanakundanaga ariko se nubwo mwakundana mwabikora mbere y'igihera n'amakosa rero ariko icyabayeho muri uru rubyiruko rw'iki gihe umuntu ntashobora gushakana n'umugore we cyangwa se n'umukobwa ngo batarahura ariko nyine imitekerereze yabo barangije kuyica babikurira nk'imyaka n'imyaka kubera ko David imyaka 25 wajya uza kunsura muri gereza ukankoresha ikiganiro muri gereza sabwo kugiye muri gereza n'ingena nakwibagirwa kutanyibagirwa se nakwibagirwa live recording nakoze sinari kuyikora Uya nukuvuga ngo byanga byakunda gerageza mu buryo ki utashobora kubera mugenzi wawe kibazo kubera ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo hazabonishano uzana icyago cyangwa se uteza icyago njyewe kugira ngo hemukire wampemukira yego
Foka ni cya kintu kikubangukira gukora muri iyi si ya rurema kikwihutira? Ikintu kimbangukira gukora Yego. kurusha ibindi byose ni ugusenga. No gushaka amafaranga n'ibindi no kubana n'inshuti byo. Yes. Ni ukuvuga Biza ngo nyuma y'uko gusenga iyo kwaje. Gusenga iyo kwaje ni inzira zose zo kubana n'abantu neza, kubera ko iyo uri mu mwuka w'Imana ntago nabana nawe nabi David. Ndi mu mwuka w'Imana. Impamvu abantu babana nabi, umuntu akifuza ko mugenzi we nta kintu yageraho, nuko gusenga kwabaye guke. Kubera ko gusoma ijambo ry'Imana no gusenga biguha formule ryo kubana abantu, kubera ko na Bibiliya irabivuga, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Iyo wabanjije gusenga byose formule iraza. Nimba ndasenga, Imana ikahita impuza n'umukiri ikavuga ngo Focus ufite perime, ngwino nguhaye ikiraka tugire hano kubera ko nabanje gusenga. Kabisa. Nkunda no kuntu ugenda utanga ingero kugira ngo abantu babyumve neza. Niba usenze uri nk'umuyede ukahita ubona umukira akahita guhamagara akakubwira ati yewe uziko hano hari akazi k'ubuyede. Uze ngo ni imbaraga zawe se cyangwa ni ya masengesho wabanje. Hari n'igihe abantu umuntu abyuka mu gitondo akavuga ngo Mana ugendane nanjye undonkeshe. Ngira icyo mbona. Nubwo we aba ari agize ngo ayo magambo avuze aroroshe, ariko abakomeye ku Mana irayumva cyane. Foka ugira ifuhe ry'umurimo w'Imana? Ndawugira cyane, ndarigera cyane. Cyane cyane byagenze ute? Icyambere ni ukubona icyo abantu Imana yaduhamagariye tutagikora neza. Yego. Iraguhamagare kuririmba, ukabona uri kubivanga, uri kugonganisha abantu, uri gusebanya ibintu byo mu madini noneho byakaza ngo abapasiteri baba barugana. Dejo bone nkara umupasiteri uhetse kuroga mugenzi we ngarapfata ngarapfa. Nico nakubwiye David. Nico nakubwiye. Hari igihe reka nkubwire, kurobanurwa ku bupasiteri nta hantu bihuriye n'agakiza. Kuba ndi umuririmbyi naho, kuba mfite ijwi ryiza nta hantu bihuriye n'agakiza cyane. Kuba uri umuririmbyi ufite ijwi ryiza ndirimba mu materaniro bagafashwa nta hantu bihuriye n'agakiza. Nk'uwo mupasiteri twavuga ko gusenga kwiwe yarazi nyine asobanukiwe ijambo rivuga ngo ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Si ishari yagize akabona ko mugenzi we ageze kuri level irenze iyiwe, n'abakristo bari kugenda bamukunda. Iwa matora ari kuboneka none ni cyashumi bagitanga neza. None ni iki? None ni oya haba habuze iki kiba cyabuze ni cya kindi rero nakubwiye. Gusenga kwiye kuba kwarabaye guke, ishari rikazamuka, urwangano rukazamuka. Yego. Hanyuma tugeze mu mwanya mwiza wo kubaza umukozi w'Imana nimero yiwe, ariko twamubaza reka tumwibarize kuri gahunda ze ndetse n'imirimo akunze gukora. N'umuhanuzi ariko nanone n'umuririmbyi. Reka mwibarize kuri gahunda ye y'umuririmbyi. Gahunda yawe y'uburirimbyi igeze ni ukuvuga ngo urabizi wa munsi nyine nibwo bwa mbere Imana yari isa nkaho inkoresheje ikintu kidasanzwe ntigeze nkora. Ku munsi wa live recording indirimbo imwe nakoze indirimbo enye, imwe yarasohotse, izindi ziracyari muri studio zizasohoka kubw'impamvu nyine y'Imana. Abakeneye kuzireba bazira Foka. Ni ukuvuga ngo nukwandikamo Focus official cyangwa se ukandikamo Yorodani by Focus. Ariko buriya nuko we n'abantu batabizi, umuntu ashaka gushigikira nk'indirimbo yakuya ngo ubutumwa bwawe bugende bwamamara ahantu hose agiye atandukanye, yabigenza ute? Icyambere ni ugupostinga, agahereza abagenzi biwe, agashayiringa, yabona ko nyine hari ikintu kibura gishobora kongerwa. Ni ukuvuga ngo David, kuri iyi si nyine hari imbaraga dukeneye. Imbaraga z'amafaranga zirakenewe cyane. Imbaraga zo kugira ngo abantu badukunda. Yes, badukunda. Ariko buriya ufite igikundiro n'amafaranga bayabonetse. N'amafaranga bayabonetse. Hari n'abashobora kuvuga ngo wenda Focus ngo Imana wera gushoboza, hari abayabuze. Yego. Focus nawe afite ibindi biproje binini agomba gukora kandi bikeneye iki? Amafaranga cyane. Yego, ni ukuvuga ngo naho gahunda iracyakomeje, ndi gutegura ibindi byo gukora, ibiterane birenze n'ibindi, gukora ibiterane, gukora izindi live recording. Bisaba ubushobozi, amafaranga, kabone ko
iriya nayikoze nsa nk'aho ibintu bindi ku mutwe byose hafi ya byose ariko uko wabibonye ni kuriya byari byiza hanyuma rero turabashimiye cyane abantu mwakomeje kudukurikira reka tubaze umukozi w'Imana nimero yiwe ku bantu bifuza gusengana nawe ni umwana ukiri muto ufite impano itaravangirwa umwana Imana yagiriye neza mu gihe nk'iki ndagira ngo ahitubwire anadusoheza n'isengesho. Yego nimero yacu ni 079 18 22 684 iba kuri WhatsApp wayiduhamagara bisanzwe hose watubona. Yego hanyuma dusoza n'isengesho ariko utadusoza n'isengesho reka mbibutse mwa bantu mwe mukore subscribe. Yego mukore subscribe munasharinga n'ibiganiro musharinge ku bantu mugenda mukunda akuye ngo tukomeze tube n'umuryango mugari. Tugende twaguka cyane. Ni karibu n'isengesho foto. Mana ushimwe kubera ko watwemereye izina ryawe rishidwe hejuru. Uri Imana igira neza turagushimye ko wabanye natwe mwami. Ntago ari twe twikoresheje ahubwo ni wowe wadukoresheje. Urukundo rwawe rutarondoreka turagushimye kubera ko watwemereye. Reka noneho imitima y'abantu ifite kumva ya magambo ifite kumva nyine ubu butumwa mwami Yesu bataragira ijambo ryawe riravuga ngo tutaragira ico dusaba uba watwumvise. Komeze wumva abagaragu bawe abaremerewe abarushe natwe tuba dufite byinshi bituremereye ariko kubera ko twakwizeye tukagusobanukirwa uduha ubushobozi bwo kubana n'ikigeragezo kugeza ugisohoje. Reka inshuti zacu abavandimwe abadukurikirana abari hanze bose Kristo ku migabane itandukanye umugisha wawe bagezeho. Ibimaze iminsi byarananiwe gufunguka ibifunguke kubera ko bamajije kumva password y'ubuzima bwabo kubera ko Imana ishoboye byose. Urakoze komeze kudushigikira kutwambika imbaraga ibyo ubona bidukwiye biduhera ubuntu n'abera bawe mu izina ryawe Yesu urakoze amen.